Yego, nanone ndongeye ngwaye ikaze, nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Ngwaye ikaze mu ruhererekane rwacu rwa video zigusobanurira amategeko n'amabwiriza akurikizwa mu gukora ikizamini gikorerwa kuri kamera mu kigo gishinzwe gukoresha ibizamini hifashishijwe ikoranabuhanga Busanza Automated Center. Iki ni igice cya gatatu cya video yacu. Muribuka ko mu gice cya kabiri twatangiriye ku kizamini cyo kuzenguruka ku munani, ari nacyo kizamini gitangira kitwinjiza mu kibuga. Twagarutse ku byo ukwiye kwirinda ndetse n'amakosa n'uko ahanwa, amakosa atuma utsindwa ako kanya n'amakosa ukora ariko ukaba wakomeza ikizamini. Niba rero utararebye iyo video cyangwa se utararebye igice cya kabiri cy'iyi video, reba muri description y'iyi video kugira ngo nacyo ukirebe, ndetse niba utarabonye n'igice cya mbere nacyo ugende wumve ibirimo, kuko byose biza byuzuzanya. Ntabwo byaba ari byo uje kureba iki gice cya gatatu cya video twaguteguriye utarabanje kureba ibyabanje, kuko kimwe cyubakira ku kindi, kimwe kigenda cyubakira ku kindi. Urumva ko ari ibintu bifasha cyane. Mwibutsa rero, niba kandi wifuza kode yo mu Busanza cyane kuri kategori A, watwandikira kuri izo nimero urimo ureba kuri screen yawe. Dukomeje ku gice cya kabiri cy'ikizamini cyo kuri moto cyangwa se gikorerwa ku ipikipiki, aricyo bita guhunga inzitizi. Guhunga inzitizi nacyo ni ikizamini cya kabiri gikorwa, ndetse akenshi usanga abantu bamwe na bamwe bakunda gutakarizaho amanota kubera gukora amakosa agiye atandukanye, ndetse kubera kudasobanukirwa cyangwa se kumenya ibyo bakirinda. Ubundi dore ikizamini uko kiba kimeze. Nk'uko twabonye ko duhera mu munani, kandi ibi bizamini byose bikorerwa rimwe. Ntabwo ikizamini kimwe kirangira ngo uveho ngo ufate pause cyangwa se uruhuke. Oya, ubundi iyo ukiva mu munani uhita winjira mu kizamini iki ngiki cyo guhunga inzitizi. Murabona hano baratwereka ko ubu bugari buri hano hagati, hano hinjiramo ni metero 3. ni ahantu hanini rwose. Ubundi iki kizamini twajya kukigeranya nka kona zo mu ntara, ariko ntabwo hano, kubera ntabwo ari kona. Uzi impamvu se atari kona? Ni kirekire nyine. Urabona icyo ugomba gukora hano, uratwara ipikipiki yawe ukaza, aya mafresh abakwereka aho ugana, ukaza ukagaruka hano, ukirinda ko yaba igicucu cy'amahembe yawe kiza kikaringanira n'ibi bishushanyo. Izi ni inzitizi ziba zishushanyije nyine hasi. Izi ni inzitizi ziba zishushanyije hasi. Rero wowe ugenda uzihunga, ukurikiza iyi fresh, uzihunga ukurikiza iyi fresh. Ahantu bakwereka hariho utuntu tw'icyatsi, izira ni kamera, ni sensor ziba zirimo. Ushobora no kutazibonesha amaso, ariko wibuke ko mu gihe wenda utwaye ipikipiki yawe ukibeshya, igicucu byonyine cy'amahembe kikanyura aha ngaha hejuru, hano bagukuraho amanota. Hano hari amanota bagukata, nubwo wenda ikizamini ugikomeza ariko bagukata amanota. Rero niyo mpamvu uba ukwiye kubyirinda. Dore ni gutya gikorwa hagati y'inzitizi n'indi. Urabona ko ni ahantu hanini cyane, haba harimo metero 5. Rero izi nzitizi zose aha ngaha hose uburebure bwabo buresha na metero 25. Urumva ko hari abantu mutaza gukorera mu Busanza. Sinzi icyo mutegereje kabisa, sinzi icyo mutegereje. Ni ibintu byoroshye cyane. Ukagenda uhunga izi nzitizi, uza uzihunga. Ubundi bakubwira ko iyo uri kunyura muri izi nzitizi, iyi nzitizi bishushanyije hasi, ujye umenya ko ari nk'igikuta. Mu gihe rero wumva ko amahembe yawe yaza agakoraho, wizere ko nyine waba ugonze nk'igikuta, cyangwa se amahembe yawe yaba akoze nko ku kintu. Niyo mpamvu uba ugomba kuza, ukaza gutya, ukaza ukayihunga, ukaza ugakatira aha, ukagaruka, ukaza gutya ukayihunga, ugakatira aha, wirinda ko. Ariko n'iyi mirongo yo ku mpande, dore ubundi n'uyu murongo n'uyu nguyu uba uri hagati aha. Wowe rero ukirinda no gukoza ipikipiki yawe ko yakora kuri iyi mirongo yo ku mpande, kuko nabwo bahita bagukuramo amanota. Reka turebe rero uko ikizamini gikorwa, uko babivuze hano.
katubisome. Burya biba byiza iyo dusomye, ni nabwo dusobanukirwa uko iki kizamini gikorwa. Ukora ikizamini asabwa gukora ibi bikurikira: gukomeza mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi. Hano nyine ni ukuza ukagenda ukurikira ibi bishushanyo bikuyobora. Ntabwo waza ngo unyura aha ngaha ngo ugende, ubwo se bwawe uri guhunga inzitizi. Oya, uraza ukaza gutya ukagaruka ukayihunga, ukagaruka ukaza gutya ukayihunga. Ibyo nibyo bita gukomeza mu cyerekezo cyerekanwe n'ibyapa bishushanyije hasi. Ikindi bakubwira cya kabiri, katugisome: kudakoza ipikipiki ku mirongo yo ku mpande. Iyi ni ya mirongo nyine, iyi ngiyi y'umuhondo uri kubona. Kanze nyibereke. Wirinda ko ipikipiki yawe ipine yaza igakora aha ngaha mu gihe winjiye muri iki kizamini. Wiyikoza aha ngaha kuko bagukuraho amanota. Ikindi ni ukutanyura hejuru y'imirongo y'inzitizi kandi ntakure ibirenge ahabugenewe gukandagira ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Iki kintu n'ejo barakivuze, kigendanye no gukura ibirenge aho bihagaritse, aho wabishyize, kuko iyo ubikuyeho nyine bagukata amanota. Mu busanzwe biba bivuga ngo iyo turi kuri iriya pikipiki, ikirenge aho kiri kigumisheho ntabwo cyemerewe kuvaho kigumisheho, kuko nugikuraho amanota nyine aragenda. Kandi ubwo urumva se wenda ushobora kuvuga ati ninyikuraho se barankata make. Ushobora kugenda utwo dukosa tugenda twiyongeranya, ugasanga bagiye bagukata amanota nyine ugasanga nyine uratsinzwe, kandi we twitaga udukosa dutoya. kandi nkwibutsa ko mu Busanza hano nta kosa riri hasi y'amanota 5 ribaho. Amanota make yo gukata ni 5, ari naho ushobora gukora ikosa bakata 15. Rero ubwo ikindi wirinda ni ukuza ngo ugonge izi nzitizi nyine ngo uzinyure hejuru. Urumva ko nyine nabwo ubukoze ikosa. Noneho ka turebe uko amanota akurwaho, cyangwa se uko umuntu ashobora gutakaza amanota muri iki kizamini. Kunyura hejuru ya buri nzitizi. Iyo unyuze hejuru ya buri nzitizi bagukuraho amanota mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uburyo amanota akurwaho ni mu buryo bw'ikoranabuhanga n'ubundi, ariko ugakomeza ikizamini. Aha ngaha nyine amanota bagukuraho ni yandi atuma udatsindwa. Bagukuraho ndakeka ari 5, bagukuraho amanota 5, 10 hagati aho. Ukomeza ikizamini iyo amanota yacyuze. Ikindi, gukora ku mirongo yo ku mpande. Ya mirongo yo ku ruhande nyine nakweretse uri mu nzira, iyo ukojeje ku mpande nabwo ukurwaho amanota, ariko nabwo ugakomeza. Ikindi ni ugukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye mu gihe kirenze isegonda rimwe. Isegonda rimwe ni akantu gatoya, kuvuga ngo urabikuraho mu gihe kitari isegonda rwose biba bigoye. Nabwo bagukuraho amanota, ariko ugakomeza ikizamini. Ibizamini hano biba byoroshye. Abantu babazana ikigo kibaha amaperime, sinzi impamvu mutarimo muzibona. Aha rero ikizamini cyo guhunga inzitizi kiba kirangiye, ugahita ukomereza ku kizamini cya gatatu, aricyo bita kunyura mu kayira gafunganye narrow. Aha ngaha niko ngiye kugusobanuriraho, nako niko gasa n'agacanga abantu. Ubundi aka kayira gafite uburebure bwa metero 15, kakagira ubugari bwa santimetero 40. Urumva ko ari gato cyane. Ni gato cyane, kandi aka kayira bagutegeka kukanyuramo ubundi mu gihe kitari munsi y'amasegonda 7. Sinzi niba mubyumva neza. Bagutegeka kunyuramo mu gihe kitari munsi y'amasegonda 7, apana hejuru y'amasegonda, munsi y'amasegonda 7. Kubera iki? Biba bivuze ko ugomba kugenda gake bishoboka, ntabwo unyuramo wihuta, kuko nyine aha ngaha umuntu yajya aza yafatiyeho ku muvuduko, ntabwo baba bagupimye neza. Ariko iyo unyuze muri kugenda gake, nibwo nyine babona ko ufite stabilite mu maboko, uzi gutwara nyine, utagenda udegadega. Kubera ko ari akayira gafunganye, rero abantu benshi iyo bagezemo usanga rimwe umuntu moto iramucitse ubwo anavuyemo, cyangwa se akagonga imirongo yo ku mpande. Kandi iyi mirongo yo ku mpande muri kubona aha ngaha haba harimo icyo bita amasensa cyangwa se kamera
iyo ukojejeho nyine amanota barayatwara. Kandi nabwo iyo urengeje iyo ugiye muri ayo ikindi iyo ugiye munsi y'amasegonda 7 nyine wakanyuzemo wirukanka cyane, urabizi ko iyo umuntu yafatiyeho cyane kugenda ari straight cyangwa se mu buryo bugororotse biramworohera. Iyo ugiye nabwo munsi y'amasegonda 7 bagukata amanota. Urumva rero uba ugomba kugerageza ukagendamo gake bishoboka. Ikindi ngomba kukwibutsa nuko mu gihe ugiye kwinjiramo cana ikinyoteri cy'ibumoso kikubuza kunyuranaho, cana ikinyoteri cy'ibumoso kikubuza kunyuranaho. Ukigera ahangaha uhita ugicana, ukagicana ukagenda ugicanye, wamara gusohokamo ukongera ukagira iki ukagikuramo, kuko kandi utarengeje amasegonda 4 usohotse muri iki kizamini. Ibizamini byose nkuko nabivuze bikorerwa rimwe, uva mu kizamini ukomereza mu kindi, nta hantu parika mubyibuka. Reka rero kuturebe uko hasi babisobanuye polisi, ubwo hano nari ngerageje kubanyuriramo uko ikizamini gikorwa. Ukora ikizamini akora ibi bikurikira. Icyambere batubwira gukomereza mu cyerekezo gitegetswe kandi hakore ku mirongo yo ku mpande. Ibyo byo ni itegeko rwose. Iriya mirongo yo ku mpande mujye mumenya ko irimo amasensa cyangwa irimo amakamera. Iyo ukojejeho ipine amanota aragenda. Ikindi no kumara amasegonda 7 cyangwa arenga mu kayira gafunganye kuva ipine rya mbere ryinjiye kugeza ipine rya nyuma risohotse. Ubundi nyine ni byategeko no kumara amasegonda 7 cyangwa arenga. Niko ikizamini gikorwa. Kumara amasegonda 7 cyangwa ukayarenza kuva igipine ya mbere yinjiriyemo kugeza igipine ya nyuma isohokeyemo. Urumva nyine iyo wayagiyemo munsi ubundi bahera babara igipine ya mbere yinjiriye ahangaha, dore na ya mbere yo yinjiyemo amasegonda batangiye kubara, bakongera kuba kugeza igihe ya pine ya nyuma yacu iri busohokeremo, nibwo ikinyabiziga kiba gisohotsemo. Ikindi iri tegeko ahantu hose riraba kudakura ibirenge habugenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda 1. Uko amanota akurwaho rero nibyo ngiye kugusobanurira. Amakosa ukora ikizamini ahanirwa. Icyambere ni ukunyura mu kayira gafunganye munsi y'amasegonda 7 nyine wanyuzemo wirukanka nyine cyane. Ahangaba ukurwaho amanota mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko ugakomeza ikizamini. Ikindi hano ni ugukoza ipine ry'ipikipiki ku mpande cyangwa se ipikipiki ku mirongo yo ku mpande, nabwo ikoranabuhanga rigukuraho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Gusohoka mu kayira gafunganye udacanye indangacyerekezo nyine iyo utigeze uyicana nabwo bagukuraho amanota ugakomeza 5 tayaraba yagiye. Gusohoka mu kayira gafunganye ukarenza amasegonda 4 utarakuramo indangacyerekezo y'ibumoso. Nkuko nabikubwiye nyine muri kara kayiri iyo ugiye kwinjira ucana indangacyerekezo cyangwa se ikinyoteri cy'ibumoso. Rero iyo ugasohotsemo kamara amasegonda 4 utarakuramo rya tara ndangacyerekezo, ubundi rya tara barivuze ko nta muntu wemereye kukunyuraho kuko aho hantu harafunganye. Iyo umaze amasegonda 4 kandi wasohotse muri kakayira gafunganye utararikuramo, nabwo bagukuraho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Aturebe ku rya gatanu. Rya gatanu baravuga ngo gukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda 1. Ibi bintu rwose ibaze kugenda ugenda useta ibirenge kuri moto kandi ahantu hose uzi ko babihanira. Hano bagukuraho amanota nabwo nyine ugakomeza. Rero ibi nibyo bizamini. Ubundi ikizamini hano mbona gikunda kugora abantu ni kuri aka kayira gafunganye. Ni nayo mpamvu mu gihe uri kwitoza cyangwa se uri kwihugura gerageza kukihuguraho bihagije kugira ngo ibintu byose bigende neza ubone perimi. Igice cya 4 ari nacyo cya nyuma ari cyo gikunda gutsinda abantu. Tuzagikomeza muri video yacu itaha.